ikipe agiye kuba umutoza nawe rero yari yiyongereza muri koma azamuye yari umwungiriza nawe yari umwungiriza nubwo nyine byari byungirije nkano zo kuko umutoza yari yagiye bazana undi ariko ni Fabregas watanze agarabona ibyangombwa Fabregas ntago arabona ibyangombwa ariko yabonye ejo nibwo yakoze ibyangombwa yakoraga FIFA ya UEFA license Aplo Aplo niyo yakoreye ejo bundi yanapasinze muri Arsenal ndetse yarayibonye ariko ntago bivuze ko yamutoza gusa igihe ari cyo ni kimwe kumbwira ko nabatandukanye muri Pochettino kuko bifuza umutoza muto ni inyito ntazi nimba Pochettino yenda bamunenze yuko ataganira n'abana sinzi icyo ibyatumye batandukana na muri Pochettino bitandukanye ngira ngo nicyo bifuza muri Enzo Maresca kuko Enzo Maresca nibyo n'umutoza ukiri muto atangiye vuba Enzo Maresca asoje karere ejo bundi reka Enzo Maresca asoje karere 2017 ari umukino iriya criteria se yarayujuje ya kane y'abangole ready to go head to head with Guardiola and Arteta ariko bose n'abanyeshuri bizanamo akane iyi ni umuntu n'abantu ba Sky bashi baragafotoye Edohangayike Pochettino Pochettino ikipe yakina bro Pochettino ndavuga Pochettino hano Pochettino amanota yaraye yose ya gatatu yagombaga kuba ari umuntu uri collaborative kandi uri collegiate akaba ari umuntu ubasha nyine icyambere wumvikana nama akanumvika kandi akabyumva akumva aho Poche aratsindwa aho Poche nta nubwo yagakwiye ko ari muri Chelsea yaratsinzwe bikomeye ari nacyo cyane atunya nawe gati namwe mugabane ibyanyu akwiriye kuba ari umuntu iya kane akwiriye kuba ari umuntu wumva neza akamenya no gusobanura akamenya no kugaragaza isura nziza ya Chelsea mu itangazamakuru yego sawa iya gatanu urabona ko abatoza bari mu gihugu cy'Ubwongereza babiri bakomeye ni Guardiola na Mikel Arteta ntabatinye ntabagirira ubwoba akaba yiteguye kurwana intambara nabo Poche afite mangaho Poche yarafitemo 70 dore rero ikintu cya mbere Chelsea Poche kimugonga niriye ngingo ya gatatu mu byarwa byose niriye ngingo ya gatatu yonyine kutumva kutumvira ababosi ngo n'indigo yumva kuko Poche ikintu gitumye ava ikintu uramutse ushatse avuga ngo yirukanwe ariko none uvuga atirukanwe yashesha yumvikanye gutandukana mu buryo bw'ubumwe yaragifite amasezerano y'umwaka we hari ibyo Chelsea muproposaga kugira ngo bagumane yanaproposaga yakongera amasezerano gufungura umutwe ariko we akababwira ati kugira ngo tugumane hari ibigomba guhinduka hano icyambere umukinnyi ugomba kwinjira no gusohoka mu kipe ya Chelsea ningi arasaba ubwo burenganzira bari baramuhaye ahubwo ariko bamuha mu mvugo gusa ariko mu ngiro oya ubwo ntabwo yari afite mu ijambo rimwe yari afite uganira rushwe kuko Poche agiye kumva yumva umwana witwa Estavio uvuye muri William Estavio uvuye muri Palmeiras yamaze kumvikana ikipe ya Chelsea aravuga ati yavuganye nande ubwo muri Chelsea n'aba directors Poche atabimenyeshejwe ati what going on ati n'uyu muramuzanye mutambajije mutanambwiye 17 noneho hakaba ari ikibazo Chelsea yagombaga kubanza kujyamo cyane kugira ngo iringanize ibitabo byayo bijyanye nuko yarekura abakinnyi bamwe na bamwe urukumva kuko nanone Poche yarabwiye ko akeneye izindi remeshatu yarabasagera remeshatu gusa ariko Chelsea kamubwira ko bishoboka ko yazimuha ariko nanone igomba kwanza kubalansa ibitabo byayo imaze kugira abakinnyi shyira ku isoko yego mu bakinnyi bashyirwaga ku isoko hagomba kugaragaramo abakinnyi batigeze batangwa n'urupfusha homegrown players abakinnyi bakuriye mu ikipe aho ngaho imbuto ibyo bintu Poche yabibukije ingingo ya 24 ibabwira yuko ibyo bintu bitangira gukora muri seze ebyiri zishize kandi seze ebyiri zishize Chelsea agurisha abo bakinnyi yego
arabwira ati mwitangira guhangayikishwa na sezo ya 26 k'ingingo yabagonga kandi babare 3 twamaze deja umwaka ushize n'uwabanje haragurishijwe abo turi safe Mason Mount n'abandi yego turi safe na Mason Mount n'abandi bagiye bagenda Pep Pochi abibutse iyo ngingo ariko mu mikinire no mu mitekerezo y'aba directors ba Chelsea bakumva ko bagomba kongera kugurisha n'undi wa Shinings Gallagher ariwe Conor Gallagher yego Pochettino akabwira yuko muri target afite no kubaka ikipe ye uwo atiteguye n'umuntu uza kuza kumbwira ko Conor Gallagher asohoka mu ikipe ya Chelsea kapiteni bana babwira yuko ndetse nimba banatekereza kugurisha undi muntu ibitekerezo kugurisha Conor Gallagher babisibe nta kitwirukansa nta deadline yego noneho abagabo aba directors ba Chelsea bamaje kubwira mu boss ko Chelsea igomba kugicuruza akiti kintu cyo Pochettino arazi mu mibare y'abagabo b'Abanyamerika uze ngo nayo ngingo ya kabiri mutsinda ni ugucuruza kuba tumva stenoza ya equipe uwe akumva ko Chelsea igomba kuba ikipe competitive ihangana ababo bakakubwira ko mu mibare yawe igaragara ko ari nacyo kintu Pochettino abwiraga ati mwere kuba ikipe icuruza abakinyi bayo ahubwo ni ikipe niba twagize amahirwe dufite bamwe mu bakomeye muri twebwe niho tugomba kubakira kuko ntibashobora kuba bumva neza indangagaciro z'ikipe yego abajyaga bati no Conor Gallagher aragurishwa Mark Cucurella aragurishwa urukumva witwa Chaloba aragurishwa Pochettino arabyanga ati Chaloba ntagurishwa Cucurella sinamurekura Conor Gallagher sinamurekura yego bakababwira yuko byaba byiza baramutse barebye mu bandi bakinyi ba Homegrown aribo barimo Ian Matsen wamaze kugera mu finale ya Dortmund but urwego agezeho kuko cyane ko si umukinyi mubi ariko si umukinyi tuzakenera vuba kuko dufite abandi bo myaka kandi baperforminga neza na Hutchinson kano kana n'utwa Omar Hutchinson Pochettino yabwiraga yuko abakinyi bajya ku isoko bakareba n'abandi bakinyi bashobora kugurisha bamarange sare kugera Pochettino yanagize anabwira ati abacukwemera ati ikindi twanagurisha bibaye ngombwa twanagurisha Ben Chilwell umurwayi ari cyo kintu tumvikanyeho n'aba bagabo cyane wakababwira yuko Cucurella amubona muri projet ze kuko afite ubusenyinshi zo kumuha mu gukina kandi ahari akanaprefera akababwira yuko yajya nakoresha Levi Colwill backup kurande ibumoso kandi ashobora kuba bamuha izindi obusiyo uko baramubwira ati Chilwell n'umukinyi mwiza cyane ni vice captain wacu ati nta n'ikibazo ariko ntago ari umukinyi uhahora kubera ibuzima twifuza rero ko twabana abakinyi bashobora kuba babana twigiye kirekire ariko none ashobora kubaduha amabushoni menshi mu kibuga akabwira ko byaba byiza bagurisha abo ngabo ariko ntibakore kuri Conor Gallagher cyane cyane wandika Conor Gallagher aba boss batire ntabwo urimo kumva imyubakire y'ikipe yacu uri kudutegeka mu bintu byageze ku ngingo rero sasa yo kugura umwataka ingingo yo kugura umwataka Pochettino nawe yarayishyigikiraga ko bagura umwataka sibyo yego ariko bakambwira ko bagomba kuzana umwataka ngo uzajya ukina uzakina imikino myinshi ya Chelsea kugera rwa 80% by'imikino ya Chelsea ko hakenewe umwataka w'urwego ruza kubanzamo Pochettino akabwira yuko aho uwitwa yitwa Jackson inshuti na Siri wakabwira ko urwego yaramaze kugeraho atari igihe cyo kugabanya playing time ye ahubwo ari igihe cyo kuyongera playing time kuko we amubonamo hazaza bijyanye n'imibare yaramaze kugera muri saison umutoza wanamushyigikiye muri weaknesses yagaragaje muri mwaka w'imikino kandi ko Jackson yagiye buri uko umutoza agiye amwubakamo icyo cyizere yagiye agaragaza byagiye bigaragara ko Jackson maybe ari ibimenyetso aramutse ashyigikiwe kandi nta wagushyigikira kurenza umutoza wawe maybe yagira icyo ashobora kuba yakora ibintu rero byatumye muri Pochettino na board ya Chelsea abari b'Abanyamerika bafite ikipe ya Chelsea batumvikana byanatumye bavuga ngo dusepare kuko Pochettino yagize ngo ababwiza umujinya ntago mwandastandinga ntago babyumva ntago ibino bintu turimo ntago mufite ubushobozi bwo kubyumva ntago bumva business yabo yabwiye ngo ibijyanye n'umupira kuri projet y'umupira w'amaguru ntago bafite ubushobozi bwo kuyandastandinga hari amagambo yigeze turasuzuguye na tushaka tubwiye gute nawe gihe hari amagambo yigeze kuvuga ibyo Pochettino avuga nibibaho ibihe ibyo byo kumva ko wowe boss wateguye projet hari aho mugeze projet ubutayumva abanyarwanda bako nta mukiri ugena nabi umuntu ntago yumva business yishingiye reka ngubwire erega business yiwe ni yihe ubu ngubu
inde niba wirukana Mauricio Pochettino uyu munsi wansobanura business ya Chelsea kandi agiye kuzana Maresca uwucisha hasi. hariho ikintu kiba mu mupira, buriya mupira ushingiye ku Hari bintu igihe- byinshi. eh, Icya mbere, umupira ntushobora kuwuzamo utawukunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. utanawufiteho Icya kabiri ariko nanone twibuke ko umupira ari igicuruzwa, siko bimeze se? Umupira ni igicuruzwa Business. kandi kugira ngo kigere ku rwego kiguha inyungu ni uko kiba ari cyiza, umuntu akigura, abantu bakigura, kuko ufite ibicuruzwa bibi nyine ntabwo umuntu yashobora kukugana. Ngira ngo Poch agenda, twari hano tubivuga ko mu by'ukuri Poch na Chelsea icyo baganiriye nk'abantu b'abagabo rwose. umugabo umwe akavuga ati jyewe nibibi bidakunze. Harimo indi ngingo yindi be nibagiwe, ingingo ijyanye n'ubuvuzi, ubuvuzi bw'abakinnyi. yifuzaga guhindura abaganga. yababwiraga yuko ikijyanye n'ubuvuzi bwe bwo afite ngo butarimo kumufasha cyane cyane mu gufasha abakinnyi. Yego, kuko yabwiraga cyane cyane kesi y'umukinnyi yitwa Enzo Fernandez. avuga ati Enzo Fernandez nuko yabaye umugabo akemera kujya akinira ku mvune kugera aho yabazwe, ariko ubundi ngo byakagombye kuba byarakozwe akimara kuza ikimara kurangira, ngo nibwo agomba kuba yarakorewe iriya operasiyo yakorewe uyu mwaka. urumva Poch ni umutoza mukuru, ibyo byose barabibabwiye, ariko ngo baza gusanga abantu barimo babavuzi mu ikipe ya Chelsea baba muri groupe bango ubuvuzi bwa Chelsea no abafite akazi ko kuvura Chelsea no nanga company ibakora babarizwa muri company ziba muri groupe y'umwe mu bashareholder w'umusuwisi ikipe ya Chelsea. ariko niko bigenda kwa yose ntabwo waba ufite ivuriro. Poch yaragira ati duhindure ubuvuzi zirimo abaganga, dufite imvune ziri ngo afite imvune kandi ari umunyamigabane muri yasobanuraga yuko imvune zabo ziterwa n'ubuvuzi yasobanuraga yuko abaganga bari hariya ngo ntabwo bari ku rwego gufasha kugira ngo abakinnyi bagaruke vuba cyangwa se bavurwe. ni ingingo ikomeye cyane, ikintu cyitwa ubuvuzi muri siporo, no mu ma ekipe no mu mibereho burya y'abashampiyo. Nta ekipe ishobora gutera imbere idafite inzobere mu kwita ku bakinnyi, ku buzima bw'abatlete. Ntibishoboka niyo waba waraguze abakinnyi ba Neymar na ba Messi udafite abaganga b'inzobere, impuguke zibitaho, ntabwo ushobora kuzageza igihe wabyaza umusaruro. Ibyo ntabwo bishoboka. Aba ba Pochettino babanye n'imvune zikomeye n'abakinnyi n'ahantu henshi. Icyo kintu rero ntabwo ashobora kugikoreraho, kandi abona ko Chelsea mu makipe yagiye avunikisha, yaravunikishije akajya kumva ngo Reece James ngo yakize, agatera iminota 30, abaganga bakamuha uruhushya, kumbi bakorera mu Busuwisi. Romeo Lavia yakiye iminota 32 yonyine muri uno mwaka w'imikino, hejuru ya 58 ifite umudefanseri uhenze yakuye muri Leicester utarakira, yaravunitse ari muto, Wesley Fofana. nta mukino muri mwaka w'imikino nta mukino umwe wa Chelsea utaravunitse uretse Moise Caicedo. Jackson yaravunitse na yari amakarita menshi arasiba. Jackson we nibanza ari ibindi bibazo, amakarita yamusibaje. Ariko icyo kintu nicyo twavugaga tuti baganiriye nk'abantu b'abagabo. Reka rero tujye ku mahitamo, kuko nyine iyo umuntu yamaze kugenda Sami aba yagiye. Yego, tujye ku mahitamo. Maresca, Enzo Maresca, abamuzi nk'umutoza ni iki, ninde? ikintu cya mbere yanatsindiyeho De Zerbi, kuko De Zerbi na Maresca nibo bageze kuri liste finale, finaliste hariho babiri, De Zerbi ndetse na Enzo Maresca. Enzo Maresca yatsinze De Zerbi kubera possession, abarirwa 61.7 kuri buri mukino, kuhanahana. akaba ari umutoza ukina icyo navuga ngo ni jeu de possession, umukino ugumana umupira, agakina 4-3-3, ariko mu gihe bafite umupira bagahita bimuka, bakareka kuba 4-3-3, bakimuka bakajya muri 3-2-4-1. uvanga abantu uyu munsi, vuga ibintu byumvikana Samir. Yego, ngo Maresca ngo bigenda bite ngo bageze muri 4-3-3? iyo bakina ari 4-3-3 iyo batangira, ariko iyo bafite umupira baba 3-2-4-1. ni ukuvuga ngo abadefanseri batatu niko neza Beni, niko kwa Man City. Man City ukuntu ikina yimaze kugira umupira itigira abadefanseri batatu, uwa kane itajya kuba nimero 6, uwa kane ari we wa kabiri ufite kuri itigira itisigarana batatu, Ruben Diaz, Manudi Akanji na Kawoka. Yego, niko bahita basigara ifite Man City. John Stones agahita agenda cyangwa se bitewe cyangwa se uri mu cyangwa se uyu wa Garavandier. Ibyo se bikamara iki?
byongera umubare wo kwataka byongera umubare wo kwataka bikanafasha kugumana possession byongera umubare wo kwataka akaba ngategeka nimero 8 we kuba ari umwataka kuruta ibindi byose kujya imbere akajyana n'abandi. Ugiye kureba mu mibare muri equipe ya Leicester City uno mwaka w'imikino abakinyi be b'imbere 4 bakina abajya imbere. Uwo bita Drozehar wakinaga nka nimero 10 we yatsinze ibitego 12 atanga assist 14 mu mikino yagize ibitego 26 muri no mwaka w'imikino. Ndakabona karagasonga yakavanye nyuma ariko urumva ko imbere kakiraga inyuma iyo. Hanyuma ku ruhande rutayizamu ni nawe babaye rutayizamu watsinze ibitego byinshi muri equipe ya 18 atanga assist ebyiri y'ibitego 20 valid. Uruhande rw'ibumoso ruca runyuraho wo bita Mavididi ibitego 12 assist 6. Mavididi avuye muri Arsenal na Juventus. Urw'iburyo rero umunyagana Abdul Fatahu yatanze assist 13 atsinda ibitego 6. Equipe uyu Enzo Maresca kimwe mu bintu bya mbere areberaho ngo bagomba gutuma defense iruhuka ariko aba winga babo I mean aba right back n'aba left back abaraterari babo bakegera imbere kujya gufasha aba winga nabo bagafungura ikibuga bagakina. Niba ugiye muri system ya 3-2-4-1 bivuze ngo abakinyi babo benshi bari mu kibuga cya adversaire nicyo kintu kina Enzo Maresca. Urumva n'ibya bintu bya Pep iyo abamaze kugenda Rodri ahita ajyana na Kovacic agahita ajyana na Foden agatajyana na Bernardo Silva inyuma yabo agatasigara wa mu John Stones wavuye muri defense agatagira nde Gavani Dior agataza hagati mene nko hagati we na John Stones hanyuma imbere agatafite Haaland uri kubyumva yego mureke urabona rero City kurutangira abantu mwe rero hari ikintu ngere ngo twumvikane ko rusitangira gukina City tangira mu kibuga mu kibuga hari Kawoka yego hari Gavani Dior yego hari John Stones wenda na Ruben Diaz imbere yabo hakaba hari Kovacic hari Rodri na Bernardo Silva Phil Foden akajyana na kapiteni na Kevin De Bruyne na Haaland. Noneho iyo igiye kwatakayo bayita Kawoka itava akaza gufasha aba defense akaza mutima wa defense no John Stones umutima wa defense agata yegera imbere Gavani Dior nabagataba kwa rw'imoso agatazamo hagati kambabwire yarangiza agafata Bernardo Silva agafata Phil Foden agafata Kevin De Bruyne na Kovacic bakegera imbere urimo urabireba kuri tableau se byibura iyo tuba ubu ngubu iyo tuba turi nko mu kibuga twari gusaba icyo bita cooling break mureke dusome ku mazi tugaruke itangazo kabera 20 Enzo Maresca mumbwira uburyo Chelsea toraguye itunamye rwose igotaraguye ngo mu gitemeze ngo batangira ngo ari 4-3-3 yego ikipe bakaba bayishoyeho umwatako bagahita byivanga bagahinduka 3-2 2 4 1 nyagasani Enzo Maresca ikindi kintu wenda tutagiye muri tactique cyane no mutoza umaze kongereza abatoza batandukanye bakomeye yongereje Flivio Florin inje Vincenzo Montella kuko yabaye no muri equipe ama equipe atandukanye nkuko bigaragara ara kuri graphique yatoje Man City yabatari imyaka 23 yatoje Parma yanatoje yungirije Pep Guardiola mbere ko ajya mu ikipe ya Leicester City kayizamura mu cyiciro cya mbere ari nawe mutoza watsinze ari nayo equipe yatsinze ibitego byinshi mu cyiciro cya kabiri kuko yabonye amanota 97 yatwayemo igikombe cya championnat atsinze ibikino 31 anganye natsindwa 11 yinjiza ibitego 89 atsindwa ibitego 41 ni Chelsea yahisemo umutoza wa possession kandi ngo nicyo kintu cya mbere ashoboye kuruta ibindi byose igitegereje ni ikindi no kureba icyo azakora mu ikipe ya Chelsea kuko uwasimbuye abafana ba Chelsea batangiye kumwimvamo bitewe n'umwaka mwiza yaragize. Njewe rwose nari nzi ko ubundi highlights zikoreshwa ku bakinnyi ariko ndabona n'abatoza body ya Chelsea yifashishije highlight z'umukino Leicester yatsinze igitego ikoze pass 54 nta yindi kipe yawukoraho kiri mu bintu ngo byahaye amanota mugabo witwa Enzo Maresca. Highlight mu batoza nazo zaje se ningagira ushaka umukameramani kubite pass mu 6 nkwerekano twohereza muri Zambia mu ikipe yitwa Nkana Sening Innocent Canada Devils imuhakazi Sening ari compare na ubuza kutoza urumva position Sening no wayicika ari muri Portugal style
ubwo sending we batangiye ari bangahe bagasoza ari bangahe bashaka kwihora kuko iyi sezo nibo batsinzwe igitego ikipe bakorewe passe nyinshi. Yego. Arsenal batsinze igitego cya kane cya gatanu ikoze passe 36 ariko bazanye ukora 54 nta mukinnyi n'umwe wa Arsenal n'umunyezamu utarakora kuri ballon. ngo mu bintu byanatumye na Poch nyine na Bode yacitangira kushidikanya n'iki tangira ku Arsenal. Ariko match ya Arsenal yari hanze Fuad ntabwo wari ariko niwe wayipanze nabi. ariko nta bakinnyi yari afite kuri bench none ko yaramaze gukina Man City umukino muri weekend defense kishyize yindura kandi defense bari bose bacarobora batiya gose bari baki match ya Man City ibitego bitanu ngambwe yatireka tukubiza ukuri twatsindwa twatuma dusuzugura reka mabwire izi mpinduka zo muri Chelsea wa gatandatu gusa izi mpinduka Chelsea koze ni impinduka zidafata zitunguranye kuko nta muntu wari ubyiteze twabonaga ko twese kubyibura Poch ashobora kujurira no kandi akanasoza amasezerano ye nabyo byari byo twatekereje. Iso zifite amanota ngahe 63 umwaka usharangije ufite 78 yego iri ku mwanya wa 10 12 gutyo umwaka w'abandi yatije amanota 78 uyu mwaka azaba afite amanota 63 ayijyanye Burayi nubwo ari mu nama ariko nabwira habonye sibyo umwaka usharangije iri mu mwenda y'igitego yari mu mwenda w'ibitego 18 uyu mwaka yarangiye azigamye umwaka ushaciye sasa ibitego 38 muri single season uyu mwaka atsinze 70 umutoza hanze kumva umutoza ariko ntiyumva murekerero zamutsinze dusoze twibaza iki kibazo aya niyo mahitamo koko yashobokaga gufata umutoza uvuye mu cyiciro cya kabiri. Nje mbona atari amahitamo ashoboka kuko urebye nje ku bwanjye ku giti cyanjye ndebye aho Poche naho ndebye yari ifite 9 iri mu mwenda w'ibitego 9 yego umwanya wa 12 yari ifite umubaye ibitego ibyo yatsinzwe bingahe ibitego yatsinze uyu mwaka byuze yigije gutsinda 70 ibitego no mwaka ubushize yari yatsinze ibitego 38 itsindwa 47 yego yari mu mwenda w'ibitego 9 muri no sezo ikipe ya Chelsea isoje ku mwanya wa gatandatu ifite yarinjije ibitego 72 itsindwa 33 isigamye 14 yagize amanota 33 yakubye kabiri amanota n'ibitego cyane njyewe cyo navuga n'umwanya urebye aho Chelsea yari igeze ku giti cyane ndamutse ndi umuntu ushobora kwihitiramo icyari kiyikwiriye icyo ngiye mbona cyari kiyikwiriye nabonaga ko ikeneye muri Pochettino kumusapotinga cyangwa se kumuha ibirenze ibyo navuga ibyo yaburaga muri iyi sezo ni kwa kundi umuntu kuko yari umukozi wakoze neza bigaragara kuko urebye identity yari yamaze kuyikora uyu munsi ushobora kureba Chelsea kuri televiziyo ukamenya ko Chelsea ariyo iri gukina agresivite ibitego byinshi kurema chance nyinshi ubona ko nyine n'equipe yari ifite buri kimwe icyo yaburaga ni experience na za qualité nkeya muri squad. Icya kabiri ibyo byose mu gihe ntabikoze ndamutse wari ugiye noneho gushaka icyo nabuze muri Pochettino ubwo utangiriye Pochettino yagiye nuvuga ngo ndamutse ujya gushaka icyo nabuze muri Pochettino ntabonye nakagombye kuba nagiye gushaka undi mutoza urenze uyu Eda hari ba Tuchel bari bahari atwaye Champions League ngiye ku bwanjye nanamugarura arayitwaye yarayitwaye na nyina Chelsea kuko yaranegeze na demi finale. Icyaka nagombaga kuzana undi mutoza byibuze uri bume profile yo guhagarara karebana na Jackson amaso ko utaje gutangira hasi kwigisha Jackson cyane utaje kwiga muri Chelsea kuko byanga byakunda Enzo Maresca aje kwiga muri Chelsea kuruta uko aje kwigisha kuko byinshi Chelsea irabimurusha profile urwego rwa Chelsea ruri hejuru so mbona ngiye ku bwanjye Chelsea yari kwikirenze icyo yaburiye muri Pochettino byanga byanakunda iyo uramutse uri navuga ngo uri ikipe nka Chelsea ufite amafaranga nkuko agiye kwishyura miliyoni 10 muri Leicester ikavuga ati ngewe ngiye kwishyura miliyoni 10 muri Leicester why not utari no gukonvenka ukabwira ukagenda ukajya muri Aston Villa ukabwira Unai ukamubwira ati mbere yo gusinya amasezerano turabizi ko karifi Aston Villa turabizi ko
uri umutoza mwiza ngwino. hariho icyo impungenge na na Luis Enrique Enrique namukura muri Paris Saint-Germain. hari impungenge na afite ariko nanone akirengagiza kriteriya z'utanga akazi cyangwa icyo agenderaho, harimo kuba uri muto wenda nubwo afite uruhara ntugire ngo ni umusaza. icyo ni icya mbere. ahubwo fata Chelsea irashaka kubana n'umutoza itegeka uko ikwiriye kubaho, cyangwa ikwiriye umutoza uyitegeka icyatuma Chelsea igaruka ahantu heza. uyitegeka ntabishaka ko ari we Pochettino. icyo ni icya mbere ko ntimukeneye ko Pochettino bigaragara ko yashobora kuzana n'ibintu by'ubwenge bwinshi no kwitegeka no kwereka ababosi ko umupira batawumva neza. ubwo ni ibisiwe. harimo Poch yagiye, dukeneye umutoza muto. nta mutoza muto ufite seve, byose bakeneye umutoza muto kandi nta mutoza muto hano none ngo ufite seve. Kahize kwa Guardiola nyine icyo ndi kuvuga kuri nta mutoza muto ufite save uyu munsi uhari ko bifuzaga. Enzo Maresca urebye nyine izo nzira yanyuzemo kareba kwongereza Pep Guardiola inshuro ebyiri kuko yabaye mu Man City atoza bano bayenzo ba Ravia barabaye bakora Parma ba Ravia bakora Parma bose n'abana be. aragenda ajya mu Butaliyani muri Parma aragaruka azaje kungiriza wa musaza agiye muri wa musaza yungije Pep ajya muri Al-Sadd mu musaza Riro Wani Riro yarongera agaruka. yaragarutse Mascara rero yagarutse aje kungiriza Pep Wani Riro agiye muri Al-Sadd aranamwungiriza yego niko byagenze. uyagarutse Pep yamuzanye aje kumwungiriza Wani Riro agiye muri Al-Sadd. muri Riro yaje kugaruka nubwo ngo yajyaga muri Leicester City. ahubwo cyayamuzanye ahubwo aje gusimbura Mikel Arteta. oya yaje gusimbura Wani Riro kuko cyaje cya Mikel Arteta yungwere muri Nuza muri West Ham. yego yari muri West Ham Mikel Azamwana. Wani yaje gusimbura Wani Riro ko ndabyibuka mwanonsa Wani Riro yagiye muri Al-Sadd ko yungirije Pep umwaka umwe reguye. mu mwaka umwe yabaye mu mwaka umwe yungirije Pep. Wani Riro aragaruka muri Al-Sadd aragiye nuko Wani Riro yagiye gusimbura Javier Hernandez. niko byagenze. uyu rero ahita agaruka ko uyu nguyu yabaye muri Real yatwaye championnat 2020 yatwaye championnat 2022 yarayitwaye uyu nguyu na Pep. arangije nibwo yagendaga ejo bundi rero aza muri Leicester City Ben kuko Leicester City mutwara ni ubwe Pep Guardiola wamusabiye akazi muri Leicester City. aravuga ati ibintu niyo mwifuza guhita mugaruka kandi mwikoresheje young players. yego hano hari umuntu wabafasha ni Pep watunze urutoki nkuko bajyaga kurya Pep ngabwire Senate nyamara mushatse mwagana na Arteta hari ikintu yabakoreraho project. yego no muri Leicester City ni Pep wababwiye ati byabafasha n'umugabo bijyanye n'ukuntu n'imyumvire n'ubumenyi amaze kugira ku mupira. ni umutoza wabafasha kugaruka byihuse kandi kiri cya kabiri yabafasha gukoresha the young players. nimba mureba Leicester City ikipe ifite umwana daje ntoya. yego uretse Jimmy Vardy mazamuraga imyaka yo na Southampton ariko still Pep niwe ufite abakinnyi batoya abo ngabo twagarukaga b'imibare amavididi bari wa mwana wanze gukiniraga mu gikombe cya Afrika uhari watwagarukaga uramwibuka uyu mwana yitwa Kasada Chelsea yamutije agera gakina igifaransa arakongera akagaruka n'abandi ndi bazamura imyaka mu gato. noneho ikintu cyari cyabayeho ku kijyanye n'icyo Chelsea yifuza gutangira nyine twagatsozera criteria za position n'ibindi ku rwego rw'umutoza ko barabwira ngo turashaka umutoza gukura n'aba bakinnyi kandi uha chance abakinnyi batoya. shaka kuri Mascara narebye kuri Maresca niba ari Maresca ngeze mwita Mascara hari Enzo Maresca kujyanye no kunyine Chelsea nayo itari yamenye icyo ishaka yaruye. ariko se kuki mufite kujijinganya? Chelsea ikeneye coach ntabwo ikeneye manager kuko niba ikeneye umutoza gusa ati wowe abo wasanga ikintu garuta gitwa manager bakitondere. niba ikeneye coach bakora ikosa aba manager kandi batumva. niba ikeneye coach irasubira ku isoko gutoza gushaka n'umutoza. niba ikeneye ibyo gutoza gusa bamwe tite ya coach. ariko reka nkubaze fwa tuvugisha ukuri ubu Chelsea ni kubitwa nkuko uyu mwaka byibuze yari twavugaga tuti amaburaburizo aho Porsche yisize mwanya ya gatandatu yari ya 12 sezi ishize ayigejeje ku mwanya wa 12 tubonye ko imibare yose yari yongereye. tubonye ko imibare yose yari yongereye. ubu se uyu nguyu imibare nijya hasi ku ya Porsche azahaguma kwirukana ariko muri Chelsea nta nkuri bamo. igitangaje none se bazahura abatoza bato ntibagira erega Nasiri ni nkuko nyine twibazaga duti ni guterukana Poch ageze ibi
Pusha yarakwiye kwirukanwa. ase Graham Potter imyaka ine yararangiye yari yishe igitanu ahubwo twigabanye reka nawe pota asinya z'igitanu kugeza 2024 ariko abantu bose gikora muri kontara ya pota barateye muri kontara ya pota bose oya Chelsea ikeneye umuntu uyibwira kumva uri wakumva none se n'uyu reka nkubaze erega mwebwe hari ikintu muri kwitwaza kandi ntari kumva ngo Chelsea ikeneye umuntu abwira kumva ukajya ngo Pochettino yanze kumva oya ikibazo cyawe ntabwo Pochettino ntiyanze kumva ahubwo yanze kumva amafuti ikibazo cyawe ntabwo Ibyo rero Usugo yumvishe iki? Usugo yumvishe ikibazo cya Nasiri shobuja akeneye ko umukora ikibazo cya Nasiri ari kumva nta Azirega ngwire rero naje gusanga Kritere ya kabiri niba ari ukuntu ugenda ukura. kumutsinda ini ya gatatu ya kabiri n'iya gatatu ziramutsinda Kamarade ntabwo ari za kriteriya itera kabiri bavuga ngo ni umuntu ushobora kujya guteka wumva kumva structure ya equipe imyubakire y'ikipe ntabwo Pocha yumva kuko baba barabwira ngo dukeneye umuko dukora umukinnyi amara gushininga Tukagurisha. tukagurisha Pocha barabwira ko bagomba kugumana ngo baka ibintu bikomeye iyo yayishe iyo ntayo yumva Pochi iya kabiri Pochi niba ari manager uyu w'urutsinda yumva ubwo yavugaga ubwo Pochettino yumva yanze kumva yanze kumva amafuti Niba ataranayumvishe ngo niba ntiyumvise. utumva umurongo wa boss warawemeye akazi ke Rero naseka. urumva bimeze bite yanze kumva Abakire ntago bakunda umuntu ushaka Ubagaye. kubazanaho ubwenge burenze ubwabo kandi batunze amafaranga. banaguhemba ayo ubwenge bwe utarakoresha ngo ubone amafaranga Urumva siko bimeze baba bashaka kugira ngo uvuge ndiyo bwana niyo yavuga amafuti uvuga uti iki gitekerezo turacyubakiraho twubaka umunara w'ibabere. niyo akoroye niyo akoroye kwa mama cyuti igitekerezo utanze nicyo boss yego Niko bimeze. yagukandagira ugahita uvuga ati Boss boss ni urukweto rwawe ruri hejuru Uri gushaka y'urwawe kwivanga mu reba iriya kiriteri ya kabiri ya mbere ya mbere Pochettino iramutsinda iya gatatu ikamugarika Source z'umunyamakuru twa David Einstein muramuzi mwese. irondera biba ari ukuri yabivuze Ibyo by'irondera aba ari ukuri Einstein avuga ko ubu ngubu Chelsea igiye kuba amasezerano y'imyaka 5 kanyumvira ku myaka ya 44 kamuha amasezerano y'imyaka kagira 5 9 hanyuma igatanga icyo twakwita indezo y'umusaza kwa Leicester City ya miliyoni 10 ubundi akaza gutangira imirimo ye mu ikipe ya Chelsea mukabona Chelsea isa nkaho ari ubundi zahora ari iwukina cyoko akiri umukinnyi mukarwara muzungu akabona gutera mu izamu mwese akiri muryamye umukinnyi hasi. yarazi gukina be nimba azawutoza akiri umukinnyi yarazi gukina arawutoza ariko muri Leicester Maresca icyo twebwe Maresca yarazi gukina pe akiri umukinnyi icyo yarazi twebwe gukina twemera ni ukureba ese arawutoza ku rwego rwa Chelsea ko yatozaga kuri ku rwego rwa Leicester rwa Leicester ese ni uwo ku rwego rwa Chelsea n'igitutu cya ekipe nka Chelsea ariko ubushobozi bwo arabyemera ko ari ubwo bufite ubushobozi arabufite natoze rero rero ntabwo wazamura ikipe nka Leicester natoze rero nimba ubushobozi abufite natoze Umupira ndawukunda cyane umuvandimwe ikintu muzirira nuko iyo bitangiye kutabara ahita agarura wa mukino n'iki umuvandimwe twara Meke gisa n'intwari ngo Chelsea ngikuye ngo Pep Guardiola kuri Kiko yanditse kuri Twitter ngo Chelsea ngiguze Guardiola kuri Kiko iguze Pepe kuri Kiko cyakora no mutarama agerageje byose Tuchel mu elite coach manager Pochettino yazanye umutoza wa projet yitwa Graham Potter ntibyabara reka bazane mutoza nawe gerageze nurizi niba umenya kano kantu k'umutoza udafite umusatsi ku mutwe marakana ari icyo iyi ni criteria y'ingenzi nushaka ukureho Nasiri ngeze ndanzatoza he okay ngibyo